nintirevolta ntabwo bizigera bikunda. Donc nagombye nukwirevolta kuvuga uti njyewe singiye kuba wa mu mama wa undi ntabwo mbishaka. En fait ni ibintu vraiment ni sacrifice, c'est-à-dire yuko je suppose na sacrifier iyo image de carrière, iyo espoir wenda famille yari ifitemo yo kuvuga uti Louise ni umuntu uzi ubwenge, azagera kure, akora, azatugeza kure. Ibyo ngibyo byose nagombye kubivanaho. Vraiment ni ndavuga ni njyewe ngiye mu bintu ndiyahuye, c'est-à-dire niyahuye ibyo bintu. Iyo kariyeri ishaka izageza kuri retraite nabonaga sindiwe. Ariko noneho nyuma icyo byanzaniye ni ukubona ko kumenya uwo ndiwe. Donc nahise mbona ko en fait ndi umu creative, niyo mpamvu en fait numvaga ameze neza cyane. Ndi umu creative, donc njyewe nkeneye gukora akazi un peu creative karimo creativité, byaba ari ukwensenya kwigisha kure ko narabyize. Par exemple nibi donc nageze aho menya en fait uwo ndiwe, bituma nemera yuko ntago spécialement za umu astronaute nkuko bivuga. Izo ndenge narazisize, ariko il vaut mieux kuba uri ahantu en fait wumva umeze neza. Donc navuga yuko équilibre yaje dans le fait yuko iyo stress yagiye mu muntu équilibré, mba ndimo guseka. Donc kandi mfite urubyumva, mfite ama projet menshi. En tout cas, il faut le faire et combiner ça avec son métier de cœur. Combiner les deux pour se sentir épanoui et pour justement faire profiter les talents, les multiples talents aux autres gens qui en ont besoin. Ariko sacrifice aussi yabaye, il faut être honnête. Par exemple au niveau ya famille proche, c'est-à-dire umugabo n'abana, c'est-à-dire yuko ni ibintu niyo mpamvu nakubajije cya kibazo ndi muri émission, une autre émission nkubwirani ce serait bien yo kuvuga le couple et l'entrepreneuriat, parce que ni ibintu mugomba kumvikanaho. C'est-à-dire umukonjo wawe niba atazi yuko uri umu-entrepreneur ugatangira ukavuga uti ngiye gukora entreprise, bishobora gutera ibibazo. Jewe nagize imana rero umugabo wanjye ça va, ariko je dois dire que ni ikiganiro cyo ugomba gukora kugira ngo umuntu amenye ko iyo ufite couple, donc ugomba gutora umuntu uzakwemera uko umeze, yemere yuko uri umu artiste, yemere uko umeze, yemere yuko uzajya ugenda wenda cyangwa yuko uzajya ujya kuri social media, ibintu nk'ibyo. Donc sacrifice nizo, ariko en fait équilibre izamo kubera ko abantu nyuma baravuga ati en fait Louise ni kuri yameze. Abantu nyuma en fait barageraho bakabona ko turi umuntu serious, yuko turi umukino. Nyuma barageraho bakabyemera, cyangwa niyo batabyemera nta kibazo. Tukaso ntago ukeneye yuko abantu bose bakunda akazi ukora, parce que il faut pas oublier n'akazi. Ntago ibyo nkora mu kazi bihuriye n'uwo ndiwe yuko ndi umuntu mwiza cyangwa ndi umumama. Iki gihe akazi kanjye k'umumama ndagakora, ariko akazi nkora ni ibindi. Sinzi wowe icyo wabitubwiraho experience yawe, équilibre nawe uko wayibonye, niba yarayibonye cyangwa niba utari bayibona. Ariko nawe niwumva uri tayari uratumiwe, uzutubwira uko nawe ubibona. Nta programme, nta bintu bya danger, turavuga uko tubona ubuzima bwo muri diaspora. Reka dutangire rero mbabwira ngo jewe deja ubavugisha mbumazemo imyaka yenda kurenga 15, mba mu Bufaransa, ndu umuntu gerageza gushaka uko narenga aho ndi. Sinjya nkunda kwicara gusa ngo nkube amaboko numve ko destin yanjye iri mu biganza by'undi muntu. Hello uranyumva neza? Uranyumva neza aho ndacyarimo ndiga nanjye. Oya iyo plateau yawe ni hatari. Ikiganiro cyagenze neza, franchement ibintu wavuze ni iki kiganiro umuntu uwo ari we wese wakibonye wagize imana nagisharinge, nagipartage mu bantu bwose, kugira ngo bamenye ukuntu tubayeho inaha, ukuntu ubuzima
bwaratugoranye ariko rwose ndamushimiye cyane rwose ibintu wadukoreje uri umuntu genere cyane rwose. Reka mbanze nkwakire Numa, wiriwe umeze neza? Yego rwose meze neza, ngewe ikinyarwanda icyo ni ikindi kibazo uzavuga, ni ukuntu twagiye twibagirwa twebwe tumaze imyaka irenze 20 ikinyarwanda ko cyageze aho kikanazimira kikagenda kure. Donc ngewe ndaho ndameze neza. So ngaho rero tubwire kuri iki kiganiro kuri wowe ubuzima bwa diaspora, banza duhe mu ncamake ukuntu ubona, surtout uri umuntu wageze muri diaspora mbere yacu twese. Kuri wowe diaspora uyibona gute? Waduha inama imeze gute? Isange nkaho uri wawe. Aha, ok, merci DJ Afro Swing rwose, encore une fois urakoze pour kuduha iyi opportunité y'ishow yo kubasha kwiexprima ibyo dushaka kuvuga. Ntago turi oblige. Ngewe ntuye Belgique, mpamaze imyaka donc irenze 20, donc mbere ntago numvaga ko bishoboka, ariko byageze aho birashoboka. Ariko icyo numvise wavuze ngewe cyantushije cyane, donc amashuri nayigina, nakoze secondaire hano, donc wavuga ko nashoboraga nanjye gukora ibyo nshaka. Uretse ko icyo nabonye ni uko ababyeyi bakiza ntago bari bazi system kwigenda nk'uko wabivuze, bituma rero twese twishakisha. Donc umwana niwe wagiye atekereza icyo yakora n'iki. Donc ugiye nize business management rwose, nagize n'Imana kubera ko ni amashuri meza. Uragitugira inama muri business? Ibyo ni ibindi. Kwiga business management no gukora business ni ibindi urabyumva nawe, urabizi nawe. Donc ibyo ngibyo twigisha ni byiza kugira ngo twige mindset, twige ibintu. Ni ibintu afite bigomba kuba bikuri mu maraso, ariko ni ibintu rwose bishoboka. Nanjye n'iyi projet yanjye rwose Creaol, nabonye yuko ugomba kwiga afite, urakomeza ukiga ugashakisha abamentor. Hari ibintu byinshi ariko birashoboka gukora business. Rero ngewe icyo navuga nuko nagombaga kubimenya kare. Nabimenye gusa bitinze yuko nanjye nakora business kugira ngo ntere imbere. Nari nageze kuri fonction ya cadre quand même, ariko biruhije cyane, bega stress ntabasha kwitona, surtout ko nari maze kuba umumama. Donc nyuma natekereje ndavuga ni wenda nkoze business byamfasha gukora ibintu ushaka, kuko ikintu nshaka gukora, kandi iyo stress yinyizane mu rugo, kandi nkabasha wenda no kurera abana n'iki byose, même si bitoroha, ariko nyuma y'imyaka iyo serite y'imyaka byari bikunde wenda. Donc kandi ngewe nabonaga avenir, nabonaga retraite sinzayigeraho, kubera ko urabizi ko umuntu agomba gukora nk'imyaka 40 cyangwa 45 bagenda bayiropusa. Gukorera retraite ntago byoroshye ku muntu wageze hano par exemple nk'umuntu uturutse mu Rwanda, kugira ngo azabone retraite amaze gukura atarakoze imyaka ihagije, nabyo ni ikibazo. Donc DJ Afro Swing watubwira iki kuri iyo situation? Akantu navuga kuri retraite kugira ngo uhite ukomeza, nuko muri imyaka nka 20 ishize amabanke ari kugenda n'izindi institutions financières z'encourage abantu gufata les retraites complémentaires, kubera ko fete iyi retraite de base ya sécurité sociale ntago igihagije. Donc nuvuga ngo twe tugurisha les retraites complémentaires, kandi uvuge go harimo le côté y'imyaka umuntu yamaze kotiza, iyo ngiyo sa compte, noneho hakaza noneho n'indi côté ya salaire winjizaga nayo bagukuragaho. So reka tubanze duprofite presence yawe. Retraite nzayisubiramo ikindi gihe, ahubwo reka mpite mprofita kubera warunsubije micro, nkubaze nti wowe utuye mu Birigi deja, ni n'ibintu byiza cyane. Ukurikije ukubona ubuzima bwo muri Belgique, ubona ikibuza abantu kugira ahantu runaka ari iki? Nihe nama wabagira? Nire kosa watunga urutoki kugira ngo baryikosore? Njewe nakoze muri agence justement de l'entreprise nkirangiza amashuri, kubera ko ni ibintu byanyenseresaga nanjye, kubera ko nari curieuse cyane, ariko numva ntabishoboye, ngomba gusobanukirwa icyo nagiye rero mbona. Donc ni concret,
nuko kureyisisa muri business nta bitoroshye kubera ko urabizi ko amataxe justement wavuze ariko nukumenya nanone yuko hari ngiye kuvuga mu gifaransa ariko structure d'accompagnement zihari rwose na financement gukora business plan donc ibyo ngibyo nibyo bintu nuku ukeneye quand même kumenya ko hari structure d'accompagnement zihari zagufasha ugatora secteur rero innova technologique secteur technologique souvent nizo ba finance ariko wowe nyine nugutekereza guhera kuri iyo besoin abantu bona bafite ariko aide rwose zirahari zaba ari aide hari ahantu ho kugenda ugakomanga bakaguha amafaranga ya leta bien sûr ariko navuga ko en fait ntago byoroshye ari abantu benshi bakora bagira fayite ariko biranashoboka kubera ko hari structure d'accompagnement nyinshi cyane n'amafaranga bashobora kuguha wowe gusa ni kwa kundi bavugaga uti ugomba kuba ufite iyo focus ukabuzi no kureba muri entourage ukareba ikintu bakeneye ugomba en fait ni wowe ugomba gukora market study yawe no warangiza ugashakisha donc mu Bubiligi ni nko mu kindi gihugu cyose navuga ko ibintu byose bishoboka ariko nka immobilier ibintu byerekeye rwose kugura amazu mbona ari ibintu bifite potential kubera ko ariko bo bigenda bihinduka gato kubera ko banki ntago zigitanga credit 100% nkuko byari bimeze mbere ariko ni ahantu rwose muri immobilier ugakodesha amakote code d'étudiant mbona ari ibintu bishoboka mbona ari ibintu umusarariyo ufite CDI rwose ashobora gutangira akagura inzu ariko inzu yo gukodesha agakoramo udukote akavanamo amafaranga njyewe mbona ariho hantu umuntu agomba gutangira rwose immobilier ariko ni wowe rwose ubizi neza wowe wambwira ukambwira uko ubibona ko ukunda kuza mu Bubiligi kenshi même si tutari twabonana ariko wowe simbizi icyo wabivugaho nanjye ubwanjye nibwo ngitangira donc ntago mbizi ntago ndi umuspecialist cyane ntago natangira business ngo menye neza ibigenda n'ibitagenda. Okay, yenda aho no mu Bubiligi ngiye mbona n'abajene cyane kandi abajene akenshi baba bari muri ambiance ku ruhande rumwe ngiye mba ndi mu kazi kuko ndi muri événementiel donc kuri bo abari abakiriya ariko n'abakiriya nifuza ko nabo bahinduka ngiyewe nahinduka abakiriya babo mu bundi buryo ahubwo hamwe nabyo ngaprofita kuko mw'iyi minsi maze iminsi mbona appel z'abadamu bari mu Rwanda n'abari mu bihugu byo hanze ariko abanyarwandakazi majorité yabo navuga ngo bafite hagati ya 30 na 45 voire 50 ans abo babyeyi akenshi baba bari kumbaza ngo Musa duhe idea y'ikintu twakora en fait barimo baramfata nka mentor nkabikunda cyane biranyorohera kuba na mentoringa umusore biranyorohera ku mentoringa umuntu w'umujene ariko ubwo uri aha ngaha ariko ngo profit ni iki kintu waherezaho idea umumama wo mu Rwanda yenda se wize secondaire cyangwa akiga na university mo gakeya wamuhereza ihe mind wamuhereza ihe idea y'ikintu yakora ari mu Rwanda cyangwa ari muri diaspora ari mu Rwanda cyangwa muri diaspora ulalala njyewe ndabona secteur z'ama service rwose ni secteur bona zifite potentiel nibyo ngibyo bavugaga byo par exemple niba ukunda kwita ku bana njye mbona potentiel iri mu bintu byinshi ari ibintu byerekeye service nkatwe dufite abana rwose tuba dufite ibibazo byo kubona igihe cyo kwiyuka tuba dukeneye kugira umuntu de confiance ubiyokipa rero icyo nabonye nuko abantu iyo banakoze ibintu babikora au noir donc ntago bakora societe ngo babistructure neza njyewe icyo mbona rero nuko abadamu babashije kuza bakunda guteka bakunda gukora ama service yaba ari uko organize ama mariage ariko bakabikora pas au noir bakabishyira societe igaragara bakabishyira kuri site web ahantu umuntu yashobora kujya kubabona niyo mpamvu nangi isite yanjye creaol.store nukugira ngo abantu bamenye aho bagomba kujya kugurira ibyerekeye umuziki urabyumva naho nyine bavana naho bakoci musical donc ngiye mbona abantu bagomba gustructure ibintu byabo ni gutyo bazabasha no kwavansa bagatera imbere bagatera imbere tout simplement
donc nicyo navuga vraiment secteur zose zishobora kumarisha secteur z'aba service surtout kubera ko ntabwo zisaba kapitali nini iby'amaresitora ntabwo c'est pas facile twarabibonye ni ibintu bisaba investissement bisaba na main d'œuvre no ibintu by'amaservice aux personnes mbona ari ibintu ngewe intéressant. Mbona ariko ikibazo ari abo babyeyi bari mu Bubiligi n'ahandi bafite ndetse n'abari mu Rwanda ni ukubera ufite ya croyance limitante abantu tuba twarakuranye dufite ubwoba uvuga ngo ese nanjye mbikoze byacamo, ese mfashe risque byakunda, kubera twamenyereye kuba muri esheke, twakuriye muri esheke, turerwa muri esheke, en fait confiance ya buri wese yaratakaye. Aricyo gituma ujya gukora ikintu ukavuga ngo ngo se nimfungura bare anselme yarayifunguye ikaba igenda uko mbona sike ngiye biri buze kugenda bite, nimvuga ngo ngiye gukora societe yo kurera abana par exemple ngiye gukora crèche, eske abantu bazangirira icyizere bandekurira abana babo. En fait icyo kintu cya confiance en soi kuko uri mu bantu nakurikiranye batangiye gukora live kuri réseaux sociaux. Ntekereza ko biri no mu bintu byankuriye nshaka kumenyana nawe kuko nabonye wifitiye icyizere. Nuwuhe muravumba wariye ukaguha kugira icyizere? Duhe kuri iryo banga abanyarwandakazi barimenyeho bumve ko kwigirira icyizere nabo icyo kintu baracyemerewe. Voilà. C'est ça qui est sorti de ce sujet-là. Donc, quand vous marchez dans la rue, je vous invite de penser à votre liberté. Freedom. Parce qu'au fond, nous avons tous la liberté, nous avons la chance d'avoir la liberté. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je me dis, cette liberté-là, qui ne dure qu'un temps, le temps d'une vie, qu'en faisons-nous? Voilà, campagne choc. Big up to my sisters and brothers. Enjoy your freedom. That's it. I'm gonna enjoy mine. Bye. Vraiment, njyewe icyizere gituruka ku muziki. Ku muziki kubera njyewe donc ndaririmba kuva kera, ariko kumenya ko hari ikintu nzi gukora naturellement byatumye en fait numva n'abantu rega barakurukonesa bakavuga ataririmba neza yekesa. Donc ni ikintu ni nk'imbuto umuntu aba yarateye muri njyewe ivuga uti hari ikintu nzi gukora. Niyo mpamvu bya bindi wavugaga, niba tangirira ku kintu wumva uzi gukora. Niba ukunda guteka, niba ukunda gukora basketball, niba icyo ari cyo cyose, niba uzi kurera abana, wumve aho ngaho niho iyo confiance itangirira. Noneho naho ngaho rero ushobora gutangira ukabikoramo cyangwa ugakora n'ibindi, ntago bikubuza gukora n'ibindi, ariko ugatangira kuri talent yawe. Donc jewe nanjye naravuze ati nariyemeje ndavuga ni nanjye rwose talent ndayifite iraboneka, hasigaye noneho kwiga ibyo ngibyo nabyo bitanga confidence kubera ko iyo uri umuntu ukunda kwiga urabizi nanjye ubwanjye narigaga nkatsinda. Donc niba wiga ubasha kwiga ugatsinda, nukuvuga ko n'ibindi byose wakwiga ugapersista ugahura ukamenyana n'abantu ugomba kumenyana ukabaza ibibazo nabyo bizagera aho bikunde. En fait nuko bisimplify ukavuga uti vraiment birashoboka niba abandi barabikoze. Ngewe icyambabazaga en fait ni ukubona abandi bagore babasha kugera ku bintu par exemple bo mu bindi bihugu byo muri Afrika, nkababona kuri YouTube, nkabona bari gukora ide nanjye nari nifitiye, byari bitangiye kundya ahantu nkavuga ni no. Donc ni kuri ubuzima nzapfa rwose ndimo kurira, ndimo kugira jalousie. Naravuze ni ngewe jalousie sinyishaka, ngiye gukora ibintu byanjye nanjye nemere ko nta kintu nzi, noneho ntangiriraho nibanseke ariko ntacyo ntangiriraho, nemere ko nta kintu nzi mu byerekeye business. Donc voilà, nicyo navuga. Tuka confidence nawe uturuka ni mu bintu bisanzwe, nta kindi muri talent kwa. Reka mprofite mbwire n'aba bantu badukurikiye n'abazadukurikira nyuma baze kujya no kuri YouTube yawe barebe indirimbo yitwa Je suis une star. Ni indirimbo y'umustar w'umumama, ni indirimbo y'umustar w'umusista, ni indirimbo
umusitari ni indirimbo y'umunyarwandakazi Je suis une star. Je suis une star, suis mon exemple, et tu seras rare parmi d'autres étoiles. Traite-moi comme une reine, la plus belle des perles. Admire mon talent unique, tu en doutes peut-être. En fait exactly naho hantu nashaka guhera byonyine kuba wakwiyaturiraho ngo je suis une star. En fait hari ikintu muri communauté yacu tugira je nkunda kuvuga ngo c'est pas une fatalité kwemera uwo uri we, c'est pas une fatalité gusohoka muri cya kintu kimeze nka carapace wari winjiyemo wihishe noneho ugasohoka ukaba uri we ukamera nk'intare ugatontoma. Iyo intare itontomye utunyamaswa dutoya turahunga. Je suis une star, suis mon exemple, et tu seras rare. Ariko zigenzi zayo zimenya ko intare yatontomye. kuki abantu niba ari no guparticipa gusa ngo bavuge bivugire kuki batabikora ibyo ngibyo ibyo ntago bisaba, ntago ari ikizamini cyuwa, ntago ari examen. Kuki batabikora naho ngaho bitangirira kuvuga uti ngewe par exemple amasheni YouTube nagendaga n'intervona niyo naba nsa gute ariko nkemera nkajyamo kugira ngo kubera ko nzi uwo ndimo kuganira nawe ni mentor potentiel, ndashaka kumubaza ikibazo ariko nkemera nkakandaho nkinjira. Donc rwose numva abantu bagombye kuba isoni zigashira bakamenya ko surtout muri ibi bihugu isoni sanavant ntabwo isoni zakugeza kure. Ugomba kwerekana ibyo uzi, ugomba kubaza ibibazo, ntabwo bakunda abantu batabaza ibibazo ku kazi par exemple. Donc njyewe numva rwose abantu bagombye kuza muri iki kiganiro bakaganira buke niba bavuga hi ariko bakisubirayo isoni zikagenda zishira. Mbona ari ibintu bishobora nabyo kudufasha kwa. Okay, uko biri kose communauté yacu y'abanyarwanda turacyari mu nzira ariko tuzabigeraho. Nibwo abantu batangiye kugira ama smartphone bose, nibwo abantu batangiye kuba connected, abantu baracyakeneye kwiyamiza. Niyo mpamvu ufite bakunda kwirebera abantu bakorera entertainment, ufite abantu babasetsa babashimisha cyangwa se bababwira bya bintu bari basanzwe bazi ko kizira kuvuga. Ntago turajya kuri wa murongo wo kuza gukurikira ibiganiro nk'ibi kuko fete ntago tuyigirira confiance. Niyo mpamvu fete nari nkubajije ikibazo cyo tubwira uburyo ki we nk'umuntu w'umudamu w'umunyarwandakazi wigiriye confiance, ahubwo noneho nkabangira ngo nkubwire ngo nubundi wabwira umunyarwandakazi uduteze amatwi itandukanyirizo ririmo mu kwigirira icyizere uri umuntu w'umudamu, ukigirira icyizere ugahaguruka ugakora ibintu byananiye abagabo, ofete ugakora bya bintu bikuri mu mutima utitaye kuri baravuga ko nananiye urugo, baravuga ko nananiye umugabo, baravuga ko nabaye indaya edayeri, kuko abanyarwanda bakunze kubona umubyeyi wahagurutse agakora ibintu bizima bo bananiwe gukora bamwita amazina yose ashoboka n'ibyo ngibyo bakabishyiramo. So nzi ko icyo kintu kubera abanyarwanda dukunda mu nyangire, dukunda nanone no gushaka ko abandi batuvuga neza aho kugira ngo tube beza. Hari agakonseye wabasha kumpera aba bashiki banjye n'aba ba mama wacu na ba masenge banteze amatwi hano? Ni iyihe mbaraga bagomba gukoresha kugira ngo ibyo bintu babirengeho byo kuvuga ngo baramvuga ngo? Icyo ntago cyoroshye kubera ko nanjye nabanje kubitekerezaho nanjye byabaye, ariko nagombye kuva muri iyo carapace kubera ko naratekereje ndavuga ni it's a question of happiness. Ninjya mu kintu cyo ninkomeza kwihisha kuterekana kudakomeza ambition yanjye, nzaba umuntu sad, nzaba umuntu utameze neza no mu rugo n'iki byose. Donc nicyo navuga yuko it's a question of your mental health. Donc niba ushaka kumera neza mu mutwe nawe ukaba umuntu epanoui kandi ugatanga na example nziza wenda no ku bana bawe, voilà, numva rwose wagerageza ukibagirwa ukareka ibyo ngibyo icyo bazavuga kubera ko mu mutwe wawe uzi neza yuko
bazagera bakabona yuko hari bamwe bazumva icyo urimo aho urimo gushaka kugera. Donc niyo mpamvu je pense ko uranabizi yuko il faut s'adresser à la bonne audience. Donc nicyo kibazo, ntago audience yanjye ari famille, ntago audience yanjye ari inshuti zanjye, ntago audience yanjye finalement wenda ari n'abanyarwanda. Audience yanjye ushobora gusanga wenda, niyo mpamvu umuntu agomba kumenya public cible. Ushobora gusanga audience yanjye ari wenda abafaransa abazungu. Donc il faut gusepara business n'ubuzima bundi. Donc abantu iyo bakubonye kuri social media bagomba kumva yuko ibintu uri gukora ako kantu bakumve. Komerezaho ni kari kaje gutya, ariko komerezaho utubwire wowe uko ubibona. Exactement. Ariga buriya we wambereye urugero rwiza ku babyeyi, kuko kuri jewe nk'umuntu w'umusore bakunda kuvuga ngo imigeri iratubera. Iyo nshatse ikintu ndagikora, abantu babikunda cyangwa batabikunda, fendo mbigeraho, kandi iyo mbigezeho baraza bagafollowinga. Ariko ku bantu b'ababyeyi bisaba imbaraga zidasanzwe. So kuri aha ngaha n'ubundi rero Louise Numa, nkaba ngira ngo nkubaze none akabazo nakwita kanyuma kuri topic ya diaspora, epi noneho nkaza no kugira icyo nkubaza ku iyo site yawe turi kubona. Ku muntu uri mu Rwanda, dufata inge categories eshatu. Hari umujene ukiri ku ishuri mu Rwanda cyangwa muri Afrika handi. Hari umujene adulte, genre umuntu soit yarangije amashuri cyangwa nta nubwo yize, ari munsi ya 30 ans. Hari none n'abarengeje ikigero cy'imyaka 30. Reka categorie duhindure tuyihere kuri âge. Tuvuge moins de 20 ans, plus de 35 ans, non, moins de 20 ans, moins de 35 ans et plus de 35 ans. Abo bantu kuri buri categorie, deje ikibazo cya mbere, wabagira inama yo kuza gukomereza ubuzima bwabo muri diaspora, et pourquoi? Okay, donc hari categories zitandukanye. Oui, donc abo ngabo bari munsi ya 30 mpereye kubyo bien sûr kubyo wavuze kare, bo numva rwose bakeneye kuvoyager, bakeneye kuza n'abandi bose. En fait kuvoyager ni ibintu byiza, niyo mpamvu numva ukuntu bigoye kugera n'inaha byagombye kuba ari ibintu accessible to anyone. Kubera ko bifungura mu mutwe, bituma ujya ukareba ukabona aho bageze, ukabona ibyo ugasubira mu gihugu ujyana yo ideas. Donc ni byiza izo categories zose rwose zagombye rwose kuza zigakandagira inaha, zashaka zigasubirayo rwose. Abafite plus de 35 ans, abo ngabo bazagira difficulté kubera ko nyine bafite deja ama diplôme, nkuko babivuze nta kintu ndimo ku bafite ama diplôme ataze, bazagomba gutangira bundi bushyashya. Keretse nibaza bafite idea, ikintu baje gukora, bafite objective, bakavuga ati ngewe wenda nje gukora iki ngiki, ndaje kandi bakagikomerezaho, ntibareke systeme ngo bibajyane. Kubera ko hano bakubwira n'akazi ugomba kujya gushaka. En fait tuka mu Bubiligi, iyo udafite akazi baraguhamagara bakubwira ati ujye ku kazi, akazi karahari, bigatuma gukiraho pressure ituma nawe ujya gufata akazi ka mbere kabonetse. Aho ngaho rero uba winjiye muri systeme, urabizi nawe yuguriye amafacture n'iki byose nyine. Donc aho ngaho bagomba kuba babizi yuko systeme idatuma cyane, ugomba kumenya ukuntu systeme ikora. Niyo mpamvu iyo agence yawe mbona rwose ari good idea cyane, kubera ko ni ikintu inestimable. C'est-à-dire umuntu azajyaza azi bimutegereje. En fait mindset ukuntu bikora ibikorwa system, iyo system natwe byadufashije kugira ngo tuyimenye, kandi twari turi na imagine. Rero umuntu uri mu Rwanda we akeneye we omwe kuba bizi, kubera ko nanjye par exemple hari abantu nzi oui bamaze igihe bagombye gutangira bundi bushyashya amashuri cyangwa gukomeza master, ariko ugasanga ntabwo akazi kari kaboneka cyangwa bari mu bindi. Ariko icyo nzi cyo nuko hano inaha hari akazi, hari opportunities. Niyo mpamvu numva rwose umuntu yagombye kugera inaha, kubera ko hari opportunities zo kugira ayo mafaranga yo kuyakorera, ariko ukanabika unafite objective wenda yo gusubira mu Rwanda cyangwa gukora ibindi. Rwose numva inahari
hari umuntu agomba kuhagera je suis d'accord ariko future is in Africa. Voilà, sinzi wowe future is in Africa. De toute façon turi abakire nubwo tutajya tubyemera ko ibyiza byose biri iwacu, ko umuntu ari muri Afrika ashatse njya nkunda kuvuga ngo hari igihe ubukene bwigeze bunkubitira i Buraya, ngira n'igihe ubukene bwankubitiye mu Rwanda, biratandukanye cyane. Uzi ko mu Rwanda ujya no kwisurisha umuntu mudafite gahunda ukarya. Mu Rwanda utegana ari ifite imodoka zigahagarara zikagutwara. Mu Rwanda ushobora no gukubita ukajya guca igitoki cya mugenzi wawe. Ariko i Buraya ufite akantu cyangwa ntugafite, ufite n'umweru cyangwa umukara, nta hagati na hagati. Niyo mpamvu rero ubu ndumva wafata antene nawe ukabanza ukatubwira ku migabo n'imigambi ya Creaor, kugira ngo n'abantu batayizi yenda abantu bankurikira n'abazankurikira bamenye Creaor, ejo bazajye gukurikira nawe les activités zawe, kuko icyo nzi cyo urakora cyane, inzozi zawe ziragaragara, ndetse navugisha ukuri ndashatse kwihagararaho mvuga ko hari igihe nigeze nkora ikiganiro ntanga urugero rw'ikibiriti, mvuga ko umwamba umwe ushobora gutwika ishyamba. Ngewe nari ishyamba mu gihe cy'impeshyi, ibyatsi byanjye byari byumye, haburaga ikibiriti, ofete uwambereye umwambi. Ndabyibuka umpamagara ngo tujyane kuri live ya Keisha, energies wari ufite muri wowe, ubushake bwo kuba kwiriya live. Ndibuka na problème technique wagize, tumaze amasaha 6 turi kumva umugabo n'umugore bari kutuganiriza. Ndibuka ko nasohotse njya kwideyambia hanze, ndi gutekereza point d'attaque yatuma uriya muhungu mwegera. Keisha n'umusitari ku bantu batamuzi, twebwe kuri twebwe rwose n'umusitari w'umuziki, twebwe twikundira n'umuziki. Urumva byonyine ndibuka nagiye gutekereza uburyo ki namwaborda, nza kubona une approche kuri jewe qui m'allait très bien, yatumye n'uyu munsi yaransigaranye muri mind ye, nanjye uyu munsi nkaba ndi muri mind yiwe. Ndetse pour te le dire, ya dossier twemeranyijwe namaze kumwandikira mubwira ko ngo nshaka gufata les 2 mois supplémentaires kugira ngo mbashe kwinonosora neza. Donc bivuga ngo wowe waricaye ubona ko hari live y'umusitari witwa Keisha, n'abatamuzi muze kujya kumureba, ni wa undi wa produce indirimbo nyinshi zirimo za Keisha ondi kwa on va gâter le coin, tu vois, ngira ngo iyo ngiye abantu bose bareta bamwibuka. Donc kubera uyu mubyeyi Madame Numa mushiki wanjye, nicyo numva binasona neza, kubera ubushake bwawe ufite nuko wari wabonye umuriro undimo, umpamagara hari ahantu byatumye mpavana contact ye. Ubu mwaka utaha abantu nibajya kubona bakabona festival n'organije en coproduction na Keisha, ni wowe bizabivuyeho. Nari mfite problème ya materiel, mfite agatelefone katabona neza, nta interface audio mfite, ndavuga ati ko biri kose ndajyaho tu. Nahagira ngasanga abantu bose bari kumwamamaza, ouais la star machin machin, mais nagiye nzi icyo nshaka rwose kubwande kubwawe. Ubushake nari mburimo nari mbufite, ariko wowe umeze nk'uwafashe ukuboko kw'impumyi ukayitereka ku muhanda nyamuhanda utarimo ibinogo. Niyo mpamvu rero ngira ngo abanyarwanda bankurikiye ntibabone ko uri mwiza gusa noneho washyizemo n'agatambaro, ufite ukuntu uri kugaragara rwose, utakwita mushiki we yakwita mubyara we, utakwita mubyara we yakwita amazina yose atuma umuba hafi. So hejuru y'ubwo bwiza, hejuru y'ubwo bunyarwandakazi nkuruzimo, hejuru ya entrepreneuriat ubamo, Creaor qu'est-ce que c'est? Niki twaza gushakamo, tubwire. Merci beaucoup. Creaor rero nanjye rwose yaturutse nkuko nabivuze, yaturutse ku byo nabonaga ukuntu bitoroshye kuba guperesa, kuba umumuzicien, umuchanteur, kandi ntago finalement ari nabyo nifuzaga, kuba umusitari, ni umumama, donc kuba umusitari njya ku mapodium n'iki ntago ari byo. Njyewe nari mfite indi ambition, ndavuga ni rero
niki umuziki ni gute umuziki wamfashije mu buzima. Mbona yuko umuziki wamfashije kugira iyo confidence, ariko rwose unamfasha no mu bihe no kujera wenda ibindi bibazo. Antuka nabonye ko umuziki hari ikintu très puissant, kandi hari icyo bita koko music therapy. Rwose umuziki bawukoresha kugira ngo bafashe abantu bafite ibibazo medical n'iki byose. Ndavuga rero buretse cyakisha ukuntu uwo muti nawe ugeza ku bantu basanzwe, abantu babona umuziki nk'aho ari entertainment. Rwose ni gutyo natangiye ibiganiro nawe kugira ngo iyo curiosity itangire ibe. Rero noneho n'umuziki w'abanyafurika we noneho ni hatari, kubera ko nta nubwo tuwuzi cyane. Twese tuzi yuko djembe ari ikinyafurika, ariko nta muntu n'umwe ushobora kukubwira principe ukuntu bayikina. Donc tubabona baje gutarama, ariko nta kindi. Donc en fait Creole iproposa ayo makuru kugira ngo tumenye umuco w'abanyafurika à travers duhereye ku muziki. Donc nibyo ngibyo. Donc abakoci bahari n'abakoci bari mu bintu byerekeye umuziki. Rwose nawe naravuze ni wowe par exemple nabo ba artist, donc abo ba musician wabafasha kureba kure. Ni byiza kugira iyo talent, ariko urayikoresha iki? Iyo talent urayikoresha iki y'umuziki? Ushobora gukora ibintu byinshi nk'uko ubivuga rwose, ku buryo ubasha kuba economically viable, nawe ukaba umuntu ushobora kuba independent. Sinzi niba ubyumva cyane. Voilà, ku buryo natwe aba artist cyangwa dutera imbere, natwe tukabona yuko hari ibintu byinshi bishoboka grâce au business. Business ntabwo ari ikintu cy'abantu bamwe, donc ni ikintu ushobora kwiga, ni ikintu ushobora kugerageza. Ariko abantu nkawe barahari bashobora kwigisha abandi, kumentoring abandi. Abantu nkawe batsinze bageze kuri 1 million muri taxi mu Bufaransa ntabwo ari benshi. Donc niyo mpamvu abantu nkawe tugomba kubaprofita. Niyo mpamvu narakubwiye ni rwose uri welcome, Creole uri welcome. En tant que waza rwose ukadukorera master class, nta kibazo, turagukeneye. Niyo waba mu music coach nabyo turabikeneye. Donc urabyumva, ni ibintu bigera kure, ntabwo ari umuziki gusa, ni ibintu bishobora bizatugezana kure, ndizeye. En tout cas diaspora n'Afurika bien sûr. Ibyo ngibyo kabisa ni sawa. No byo ndabyibuka dutangira byonyine ufite buriya abirabura tugira ikibazo cyo kudakunda kwishimira intambwe umuntu abagezeho. Atuka umuntu arebye bya biganiro natangiye nkorana nawe, akareba n'uyu munsi, ngenda reka mfasha abantu kumva ikintu cyahindutsemo. Ikintu cya mbere cyahindutsemo, twigiriye icyizere bitandukanye nuko byari bimeze. Ufite kamera yabaye inshuti, kamera yabaye undi muntu. Nuvuga ngo niba muri batanu hari na kamera ya gatandatu. Icyo kintu ntabwo twari tugifite. And then hari ikintu cyo kwisanta, ufite rusanfwa no gutekereza kuri content cyane. Wabonaga dusa n'abafite ibintu dushaka kuvuga, ariko umurongo utari bien tracé. Ariko uyu munsi mbona live zawe ukora en solo, nanjye ndeba izanjye. N'uyu munsi twongeye guhurira kuri live. Wow, navuga ngo wa mugani wa Gitwaza no kuva mu bwiza tujya mu bundi. Rwose nicyo nkwifurije. Niyo mpamvu rwose ndavuga nti abantu bagukurikiye bakumva ibyo bintu uvuga ni ibintu bya hatari, nuko bo batabibona, ariko ni ibintu bishobora kuvamo igitabo. Ni ibintu nuko gusa uri umuntu humble, kandi bakavuga ati uriya mu jeune, ariko ni ibintu extraordinary. Ngewe rero iyo potential ndabibona ko ibintu uvuga ni ibintu deja ayo magambo ukuntu bana bivuze ni ibintu bikwinjiramo petit à petit, ugazasanga mu mezi azaza watumye umujene hariya nawe yahinduye hari ikintu, cyangwa umumama hariya nawe yatangiye gutekereza guhindura igitekerezo. Donc ibyo bintu ukora ni hatari, kandi twese tuzagenda dutera imbere. Nicyo cyiza cya business, nuko business atari gusa ni personal development. Umuntu agenda atera imbere kandi bizagera aho bize. Ntago il faut être patient, ntago ari ukwirukanka inyuma y'amafaranga gusa. En fait ni processus ituma nawe unahinduka ubona umuntu, ugenda uba umuntu mwiza, umuntu complete kwa. Yes,
nyuma ntibigira uko bisa kuba iki kiganiro kigeze ahangaha muri ubu buryohe, reka mprofite okaziyo yo kwibutsa abantu badukurikiye hano right now, ngewe ndi Musamangara, abo dukorana umuziki ndi DJ Afro Swing, nkaba mfite ichannel yitwa Afro Swing TV Rwanda, nkaba mfite n'indi Afro Swing TV Français nzatangira muri Septembre, nkaba nababwiye ko muri Janvier nzafungura kabine yanjye yo gufasha aba immigrant ku byumva ufite abanyamahanga ku gifaransa ntabwo ari ururimi rwanjye de base. Hano tukaba turi kumwe na Louise Numa, akaba ari créatrice wa Créa Or. Yamaze kubabwira Créa Or icyo ari cyo, ni nabyita mu kinyarwanda ko ari ikintu arimo arakora kiri kuvamo ihuriro ryahuza imbaraga z'abantu bafite talent musical, kandi yababwiye ko nishe yiwe cyangwa se intumbero ye ishobora kuba atari abanyarwanda gusa, ari n'abandi bo ku isi hirya no hino. Niba ufite ubuhanga runaka mu muziki, uri umukoci, uri umu DJ n'ibindi, Créa Or ni wawe ni wanyu. Kora like iyi video rero niba wayikunze, mbere yuko dukomeza ukore subscribe, wibuke gukora kuri kariya gakloche kugira ngo ibiganiro byacu byose uko bije bijye bikugeraho mbere y'abandi. Ntibibagirwe no gushyiraho ka comment utubwire ukuntu ibi bintu uri kubyumva. So tutavuye kuri topic twari turiho, ndabona hari abantu bakidukurikiye, hari link natanze hariya, uwashaka kwinjira nk'uko nguko muruzi Louise ari mu kiganiro, nawe ushaka kwinjira ufite igitekerezo cyawe cyangwa inama, wakwinjira uraklika kuri ya link, ndahita mbibona ko winjiyemo, duhite tuguha karibu. Ubyibuke dushobora kwinjira muri iki kiganiro tukagera ku bantu 10, turacyari 2, dutegereje abandi 8. Hamwe nabyo reka nongere nibariza akabazo kamwe Louise, kuko turamufite, ntago ari buri gihe tumubona. Reka tumuprofite twongere kumubaza kuri iyi topic twari turiho tuvuga ngo ubuzima, tuganire tubwizanye ukuri kuri real life cyangwa se ku buzima bw'ukuri tubayeho muri diaspora. Muri iki gihe hari ikintu ushaka kuvugaho. Gadi ndakubona, salama, ushatse wakwinjira bro, ushatse wakwinjira nawe ukaduha ku makuru vraiment. So ikibazo nshaka kukubaza rero Louise, kuri diaspora exactement, urabona muri iki gihe abanyarwanda bafite medias nyinshi. Hari ibinyamakuru nkunda nka Isimbi TV bikunda kutubwira amakuru y'ibintu biri kubaho, bakatwereka abantu b'uburyo butandukanye. Hari ibindi binyamakuru bitujyana muri entertainment bitwereka umuziki, yewe harimo n'ibitwereka abari kwidagadura, noneho harimo n'abiganira ibintu bisanzwe. Ufite ukabona nkagira impression ke ibi bintu bituma abantu bahinduka mu buryo bw'imibereho financière, mbona abantu batarabikangukira. Remotivation, ufite ibintu byose bihindura ubuzima, ntago abantu barabigira curiosité, baracyari concentré muri entertainment, mu bintu bibagize ibibazo batuyemo. So nkawe nk'umuntu ukunda umuziki, umuntu w'umwentrepreneur, wize nanone business, kandi ukaba uyu munsi warabashije kwidetasha na ya image wari warakuranye, uyu munsi ukaba warakreye Louise Numa bukuri, uyu munsi uri fier yo kurata uwuriwe. N'ubundi ndagusaba kugira inama, noneho nakubwiraga abadamu, ndakubwira muri rusange abanyarwanda muri rusange, wabagira inama deja ku buryo bwo gukoresha igihe cyabo, icyo bagikonsomamo cyane. Noneho no kuri topic twarimo yo kuza Buraya, nkongera kubwira ngo ese wabagira inama, ndakikubaza mu bundi buryo, ese koko wabagira inama iyo kuza muri bwa buryo bari basanzwe bamenyereye? Nimvuga bwa buryo bari basanzwe bamenyereye, ni kwa kundi nyine umuntu aza akarongora cyangwa akarongorwa, harimo n'abazana abagore batarigize bakundana bakabazana bababonye kuri YouTube no kuri Facebook. Eske uyu mushinga wo kurongora ni umushinga koko? Aha, unjyanye mu rukundo, ariko njyewe urabizi ko
urabizi ko nsigaye mvuga cyane byerekeye justement les couples mariage n'iki kubera ko ni ibintu exactement niyo mpamvu profise kukubaza icyo kibazo kuko nzi ko umaze iminsi ugitravayaho uri experte. Voilà, tubwire vraiment est-ce que nk'umunyarwanda ushaka kwiteza imbere kurongora biri muri gahunda, enfin ni business, noneho kurongorwa n'umuntu mutanaziranye en plus juste kubera ari umudiaspora? Franchement iyo ngiyo ntabwo ari business, iyo ngiyo ni ibintu byerekeye ni business ya buri muntu, ariko ntabwo ari ya business simbizi uko nabivuga, ariko isanzwe ko akunda uba wisanzuye kuri konte ya Numaru. Ndabizi hano uri kuvuga ngo bari abantu bari kundeba simbazi, ese ndababwira iki? Hoya, wamaze kurenga iyo step, tubwire rwose, ifungure, ntawe uzagukoraho. No, ya nuko kameme mfite ikinyabupfura, ntabwo natangira kuvuga hari abantu benshi bimariye n'abantu baturuka muri Afurika kandi bigenda neza, bafitanye n'abana, ntabwo nshobora kubivugaho gutangira ngo mvuge yuko atari byiza, nta nubwo buri famiye ari abantu babazi uko bamenyanye, ariko icyo navuga nuko gusa njyewe mbona ari danger, ariko nta hantu bihuriye cyane navuga na business. Kuri njyewe nta hantu bihuriye na business, même si numva ko kubera ko duhita tumva yuko umuntu uva muri Afurika aje naha abaje guprofita, ariko ninde wamenye, ushobora gusanga uwo muntu uturutse muri Afurika justement ashobora kuzana ikintu idea, wenda agafasha n'uwo nguwo uri hano kumenya uko muri Afurika bigenda. Ariko akenshi abantu baturuka muri Afurika baba bazi yuko inaha ari paradise, nk'uko kundi babivuze. Donc araza azi yuko ari paradise, wowe warisha amafaranga, marriage nziza rwose, yagera inaha agasanga ntabwo ariko bimeze nk'uko wabivuze rwose, ubuzima ni ubusanzwe, none ugasanga bitewe wenda ni ikibazo. Donc aho ngaho niho wenda numva abantu bagomba kuba honest, koko honest, akamubwira uko bimeze, uko bizagenda n'iki byose, undi akaza azi uko bimeze. Donc nicyo ngicyo navuga kuri marriage, kubera ko ntabwo byoroshye. Reka ngo profite nakubonye. Okay, kw'icyo kintu ndakubwira example y'umuntu twari nabonye hacemo icyumweru, bityo ukomerezeho tugira inama. Uwo muntu ni umuntu maze imyaka 6 nzi, sinibanga ni n'umuntu mbere yuko aza inaha nari nziranye na famille ye, ku buryo rwose muri bimwe navuze byiriya boîte yanjye nshaka gucreya, nawe hari ibitekerezo byanjye nakoresheje kugira ngo abashe kugera ino. Arahagera asanga abantu muri famille bose ni abantu bize, bafite ama bac plus 5, ni abantu bari mu baba fonctionnaire bakora mu tuzi dutandukanye. Abantu umuhungu arikubita cyane arangiza master. Ubu master arayifite, afite bac plus 5, ariko ikibazo ntabwo akora akazi kajyanye n'ibyo yize, n'ubundi akora n'umuhost, n'umwagent d'accueil. Umuhungu aragiye afashe ekonomi zose yari yibitseho kuva muri iyo myaka 5 yose, udufaranga yakoraga akajya akora ya shooting, ya mafoto meza bafatira mu makwe kuri za limuzini, yambaye twa dukote navuze bakodesha, barangiza bagasubiza muri magaze. Akora ibintu byose, aragenda yeneza umwana w'i Kigali, umwana wavukaga mu mubyeyi, umwana ufite ibikoresho byose bikenewe, wari ufite n'amazu iwabo bakodesha. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa yari afite ubuzima bwiza mu Rwanda busumbye ubw'umuntu w'umukozi usanzwe wo muri diaspora. Umuhungu aramanutse, abonye nationalité, aragiye mu Rwanda, bakoze ubukwe mu mezi 3, regroupement familial, umukobwa arazamuka. Mu by'ukuri ni wa mukobwa uvuka mu muryango, niyo bashaka guca mu zindi nzira atabanje atabanje kwemera kurongorwa juste kugira ngo agere i Buraya, yari afite izindi possibilité yo kugera i Buraya, yagera i Buraya kubaka ubuzima bwe ahereye ku byo yari yarahereyeho, akabasha kuba yanihereza intumbero, akaba yanarongorwa n'umugabo yihitiyemo. Ariko ntekereza yarahiswemo n'uwo mugabo, kuko uwo mugabo yari umudiaspora, afite ukuntu yamwerekaga. En tout cas, muri weekend ishize nabonanye n'umwe mu bantu ba bugufi b'iyo couple,
barambwira ati n'umwaka n'igice ntibirarangira ariko umugore ari hafi kubivamo. ndagira ngo bashiki banjye bari muri Afurika ugira inama ubampera kuri ibyo bintu byo gukundana n'abantu kubera bari muri diaspora batababwije ukuri. Niba wenda hari inama wabahereza ukababwira ati okay, nk'uwo nguwo par exemple, niba bababwira ati okay, niba wari ufite undi mushinga wawe ni byiza ngo ino ukora ubwo bukwe n'uwo mutipe, nimumara umwaka niba ngombwa ko mutandukana umwe uzaba wamaze umwaka wishimanye no kubana nawe, nawe azaba yamaze umwaka yishimanye nawe, maybe nyuma mukore divorce buri wese akomeze ubuzima bwe. Iyo ni imwe muri fact ishoboka. Kimwe nuko ushaka kubavuga ati no, ibyo birekeye byo kwemera kwicisha bugufi cyane uza mu iyo mariage ikumereye nka visa, hari indi possibility ushaka gukora, yenda umubwira iyo nama y'iyo possibility yindi, cyangwa se umubwira ati iguma aho ngaho mu Rwanda, niba ufite akazi keza komeza utere imbere ushake n'umugabo ujyanye nawe, kuko buriya ntekereza ko umugabo n'urukweto ni ibintu ngereranya cyane. Iyo wambaye igikweto kinini kigenda kijabukamo mu kirenge, iyo wambaye agakweto gato noneho ko karakurya ukaba wasara. Umugabo ku mugore cyangwa umugore ku mugabo c'est la même chose. Iyo utabonye pointire yawe uba uri kwiyahura. Vraiment aho ngaho nibyo mariage ni ikintu nacyo tutazi. Niyo mpamvu njyewe nari natangiye no kubivuga kuri social media, ni ibintu nabyo tutiga, c'est-à-dire ntabwo babivuga, donc uragenda ukajya muri icyo kintu gikomeye cyane mu buzima gishobora destroying ntuze zawe project zawe zose kubera ko utafashe urukweto justement rugukwiye kwa, donc cyangwa gutamenye ibintu byinshi. Donc nanjye aho ngaho ntago ari umukino rwose, nahavuga ni buri muntu yirebe, ariko vraiment abanza bitekerezo inshuro ebyiri mbere yo abanze aperereza arebe, abanza amenye yuko koko long distance relationship ntago ari ikintu deje ubwacyo cyoroshye. Donc noneho yongereho n'ibyo ngibyo twavuze yuko ubuzima bw'inanga, amenye yuko nta bakozi bari inahangaha, nta bakozi bazajya kugutekera, keretse niba uganya amafaranga. Sinzi niba nabyo uzakora live uvuge amasharije y'inaha, ukuntu umuntu yabaho neza ashatse kuba nko mu Rwanda, amafaranga yagomba guhembwa buri kwezi, kubera ko ibyo ngibyo deja si byoroshye. Donc umugore agomba kuza azi yuko agomba guteka, agomba no gukubura, ariko ashobora kameme gufata umukozi wakubura wakora ibyo, ariko kwita ku bana n'iki byose niwe ugomba kubikora kandi agakora n'akazi. Donc iyo ni reality. Donc ibyo ngibyo muri agency yawe ndumva ni ari ibintu uzajya weforma abantu ukababwira yuko nk'inaha par exemple nta mugore ushobora kwicara mu rugo inaha mu Bubiligi mu maflama particulièrement. Iyo uzanye umugore umuvanye muri Afurika akicara mu rugo, bakohereza ibarwa bakubwira ati uwo mugore agomba kujya ku kazi. Donc nukuvuga yuko nta na choice anafite uwo mugore, aragomba kujya ku kazi. Donc est-ce que umugore arabishaka kujya gukora muri maison de repos? Est-ce que yari yabyiteguye yuko azagomba gutangira andi mashuri, gukora n'akazi wenda adashaka kandi yifashije mu gihugu cye? Njyewe ndumva rwose atari byiza gufata umugore wari ufite career, wari ufite ibintu mu Rwanda ngo umuzanye hano. Franchement ibyo ngibyo no, you can't do that anymore. Ni ibintu ntabwo ari byiza franchement. Do you know how much I pray for you? Oh, pray for so long for you, darling. Be my forever. I promise to never lay you down, baby. This is my vow. I belong to you. You belong to me. I give you my heart. Ooh, yeah. This is my vow. When you see the red, I pick up umbrella. I give you my heart. This is my vow. Wemeye guta banki yawe ukora ibiganiro kuri YouTube ugendera muri Bugatti? No. Fata igihe utekereze, kuko ibyo bintu birashoboka. Ufite ikibazo gihari nuko tudafata igihe cyacu ngo tujye gushaka itegeko. So Louise, uracyafite imbaraga? Nkubaza kandi kabazo cyangwa urananiwe? Usezera abantu akabazo kamwe. Okay,
mbere yuko nkubaza akabazo kamwe reka mbanze ngukorera ikintu utari buze kunyemerera ariko ndi convaincu ko ucyemera. aha bazi ntacyo. Wabwiye abantu ko umuziki wagusovye que la musique t'a aidé dans la vie. Muri discographie yawe zaba ari indirimbo wanditse zaba ari indirimbo ukunda, urumva uri muri mood yo kuduhereza acapella ya 30 secondes ou 1 minute yimwe mu ndirimbo ikuje mu mutwe ubu nonaha kugira ngo abantu bamenye ngo ese koko Creaor ya Louise Numa ushaka guteza umuziki we abihagaze mate. Turashaka ryawe abatakuzi bamenye ukuntu Louise aririmba. Aho ngaho rwose iyo ni ikizamini ariko naririmba je suis une star rwose ni indirimbo nziza uretse ko ari mu Gifaransa donc ntabwo bijyanye izo naririmbye. Abanyarwanda basigaye bakizi nibyo simbizi rwose ariko nagerageza wenda nko ku mutima abora bijyanye n'ibyo twari turimo kuvuga. Donc abagore nimumve ni message rwose abagore mbabwiye aba jeune fille abakobwa mbere yo kwemera uwo mugabo uje kubasaba aturutse muri ya diaspora banze umubwira uti sendeka nikomereze oh la mfite memoire boretse ntacyo nguwo araje yansanga ni yakiriye cyane iyo ngiyo. Nguwo araje yansanga yabyambariye ntacyo nabivugaho n'isura ye naryo ntacyo ritwaye simureba ikijisho uretse tumvi kimuzanye ye amakuru ni meza ibite byawe ni byiza bref iyo ndirimbo ni nziza cyane zo kumutima niba ushaka kuyumva mujye kuri YouTube atuka iravuga ngo se j'ai un trou de mémoire ariko rofure rwose iniza mu kanya mujye kwireba ni ku mutima. Aciyemo iminsi ngaho dukubite je suis une star au moins iracyari so fresh. Je suis une star, suis mon exemple et tu seras rare parmi d'autres étoiles. J'écris mon histoire, ce n'est pas trop tard, non. Je crois ma bonne étoile, car je brille comme une star. Voilà. Nayo rwose bravo nayo ijyanye na DJ Afro Swing rwose ukomeze nawe uburiye comme une star uri umustar wacu rwose. DJ Afro Swing ni umustar wacu mubimenye niwe muntu tugomba kugenderaho. Ibintu avuga ni ibintu incredible bizavana diaspora mu kintu cyo kutareba neza. En fait tugomba kubona ko iyi ngiyi ari reality kandi yuko ari opportunity dufite tutagomba kuratakwa. Donc ukomereza aho rwose je t'encourage, ndi kumwe nawe, ufite ikintu cya don, ufite talent en fait yo kuvuga yo gutransmeta kandi ufite n'izindi talent nyinshi en fait zo mu muziki. uri umuntu a true entrepreneur. Donc wowe icyo abantu bagomba gukora ni ukugukurikira gusa kubera ko wowe tuzagusanga uri imbere. Donc ni ibintu bya hatari. Donc merci infiniment. Wapagaritse bwoma mu mvururu bera umugisha n'abamururiye ni cya cyobo bancukuriraga
machine